السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وظالمي أصول الدين وفروع الدين. أصول الدين هو دسانغ تيميني ترابيزي. أصول الدين ني بزيدين وفروع الدين ني amashami y'idini. Usulu dini rero urebye ahanini ishamikiye ku myemerere ikaba igizwe n'ibintu bitanu, naho furugu dini ishamikiye ku bikorwa igizwe n'ibintu 10. Usulu dini rero aricyo tugiye guheraho turadusobanura kimwe mu buryo burambuye kimwe ku kindi. Muri bya bintu bitanu bya usulu dini bishamikiye ku myemerere, icya mbere ni at-tauhid, kwemera ko Imana ari imwe rukumbi. Icya kabiri al-adl, kwemera ko Imana ari umutabera, ubutabera bwayo. Icya gatatu an-nubuwa, icyo bita an-nubuwa bivuze ngo kwemera ubutumwa bw'Imana. Icya kane ni al-imama, kwemera ubuyobozi buvuye ku Mana. Icya gatanu al-qiyama, kwemera imperuka. Izo rero nizo bita usulu din eshanu: at-tauhid, al-adl, النبوة، الإمامة والقيامة. دوهر كوري التوحيد تيسوي مرجو ورامبوye. التوحيد bivuze ikire muryo burambuye. التوحيد bivuze ngo nukwemera ko nta yindi Mana ibaho uretse Imana imwe rukumbi. Iyo ni bita tauhid, kwemera ubumwe bw'Imana. Muri Qur'ani Imana ivuga ko ari imwe gusa. Qur'an Imana ubwayo ivuga ko ari imwe rukumbi. Tugiye kureba aya za Qur'ani zitugaragariza yuko Imana ari imwe. Ni aya nyinshi cyane muri Qur'ani zitwereka tauhid. Uko Qur'ani tugira ati dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ati yo Qur'an, Imana ibwayo ivuga ati yo Qur'ani ni igitabo kidashidikanywaho, kandi ni n'umuyoboro kuri babandi babagandukira Imana. Noneho niyo tugiye kurebaho nkatwe abayisilamu twemera Qur'ani. Aya ya mbere duheraho itwereka tauhid ni aya iboneka muri surat al-Baqara, aya y'ijana na 33, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Allah aragira ati ese mwebwe mwaba bahamya igihe Yakubu yagerwagaho n'urupfu agiye kwitaba Imana. Yakubu ni umwe mu ntumwa z'Imana, yaragiye kwitaba Imana. Intumwa y'Imana Imana itubwira muri Qur'ani, Yakubu agiye gupfa yahamagaye abana be arababaza ati ma ta'buduna min ba'di, ese muzagaragira nde nyuma yanjye? Baramusubiza ati qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ati tuzasenga Nyagasani wawe akaba ari nawe Nyagasani wa papa wawe Ibrahim, ariwe Ibrahim na Ismail na Ishaqa, ilahan wahidan, Imana imwe rukumbi. ونحن له مسلمون، kandi twebwe turi abayisilamu. Ini aya iboneka muri surat al-Baqara aya 133. Anga tubonye ijambo ilahan wahida, Imana imwe. Ini aya niboneka muri surat al-Maida aya ya 73, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أتبارها كنيبا باندي وفوك إيمان رغتاتو هاندي إيمان نيمي ركوبي وما من إله إلا إله واحد، kandi nta yindi Mana ibaho uretse Imana imwe rukumbi. Allah arakomeza agira ati wa illam yantahu amma yaqulun, niba tarekeraho kubyo bavuga la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, ati twateganyirije babandi mu bahakanyi muri bo ibihano
bibabaza. Ahanga tubonyemo ilahan wahid, imana imwe rukumbi. Qur'ani iracyashimangira ko imana ari imwe. Indi aya iboneka muri suratul Baqara aya y'163 aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, ati Nyagasani wanyu numwe nta yindi mana ibaho uretse we, niwe nyirimpuhwe hano ku isi, akaba nyirimpuhwe ku munsi w'imperuka kubemera Imana bazakora ibikorwa byiza. Indi aya dusozerezaho aya ikomeye cyane aho Nyagasani agira ati iboneka muri suratul Anbiya aya 22 Allah aragira ati law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Subhanallah. Iyo haza kubaho imana nyinshi, iyo haza kubaho imana irenze imwe, hari kubaho ubwangizi. Subhanallah. No kuvuga ngo hari kubaho guhangana no gupezanya imbaraga no kurushanwa, hari kubaho ubwangizi, ibiremwa bikazabihomberamo. Imana yavuze amagambo akomeye cyane, ni ukuvuga ngo kuba mubona izuba n'ukwezi bimaze imyaka n'imyaniko, imyaka irenga ibihumbi n'amagana miliyari bitaragongana cyangwa se ngo bigwe, ntekereza kuri icyo ngicyo bigaragaza yuko Nyagasani ari ubwe. Nimubona inyenyeri mu kirere tubwirwa yuko abanyasiyansi ngo imwiruta isi ikaba itarahananuka ngo izo ikubita hasi, bitekerezeho. Hari kubaho guhangana gupezanya kw'imbaraga, hakaba noneho ibintu kwangirika. Ayo ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abi Abdullah alayhi salam haje umugabo amubaza ikibazo. Umugabo ni Hisham ibn Hakam. Yaraje aramubwira ati ma dalilu ala anna Allah wahid, ese ni iyihe dalili, ni ikihe kimenyetso kigaragaza yuko watugaragariza ko Nyagasani ari umwe? Uni imam uri kubaza Abi Abdullah bamubajije ikibazo gikomeye. Abu Abdullah arasubiza ati qala ittisalu at-tadbir wa tamamu as-san'a كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Imam yaravuze ati ngo ikigaragaza ko Nyagasani ari umwe ngo nubuhurirane n'ukungikanya kw'ibiremwa byayo huzuye gutunganye, ndetse no kubirema mu buryo gutunganye. Bivuze ngo ibiremwa by'Imana nubwo turi ibiremwa bitandukanye, ariko hari ibiduhuza bigaragaza ko waturemye ari umwe. Urugero watanga ibiremwa bifite umubiri, ndavuga abantu, inyamaswa ndetse n'amatungo byo tubona. Burya amaraso yacu duhuriye ku ibara rimwe, arasa. Ihene, intama, ipusi, imbwa, amaraso yayo ni umutuku. Uwaturemye mu biremwa by'ibinyamubiri hari ikiduhuza twese hamwe. Urundi rugero ureba ibiti, kubaho kw'ibiti niko kubaho kw'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ibiti biduha oxygen, ibiti kuba biriho bidufasha natwe abantu kubaho. Wabishizeho ninde? Ni umwe. Wakadhalika n'abadafite umubiri, ibiremwa bitafite umubiri, abamarayika ndetse n'amajini, nabyo usanga hari ibyo bahuriyeho bigaragaza ko baremye ari umwe. Aya magambo ya Imamu arashimagirwa na aya Qur'an aho Nyagasani agira ati sunnu Allahi alladhi atqana kulla shay'in, ngo Imana yo yatunganyije kurema ibiremwa byayo, ibitunganya neza, ibishyira ku murongo. Wa innahu khabirun bima ta'malun bima taf'alun, Allah niwe uzi ibyo dukora. Bavandimwe b'Islam, iyi ni Qur'an. Indi aya, indi sura dusozerezaho ni sura ngufi cyane iboneka muri suratu nako ni sura y'112 bayita suratul Ikhlas, abandi bakayita suratul Tawhid, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad.
uvuga uti imana ni ahad, urareba ijambo ahad icyo bivuze, imwe rukumbi. Allahu samad, imana nyirukwambazwa, imana yo kwambazwa. Lam yalid wa lam yulad, ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kandi nta na kimwe isa nacyo. Iri jambo ahad ni ryo jambo noneho rishimangira cyane ko imana ari imwe rukumbi. Iri jambo ahad rero rikubiyemo ibintu bigera kuri 5, ibisobanuro bigera kuri 5. Icya mbere muri byo, ahad bivuze umwe udashobora kongerwa cyangwa guteranywa cyangwa kugabanywa. Icyo ni icya mbere gisobanuro ahad. Icya kabiri, ahad bivuze umwe udashobora kugereranywa n'icyo ari cyo cyose cyangwa uwo ari we wese, kandi ko nta n'undi umeze nka we. Gatatu, ahad bivuze umwe udakeneye uwo ari we wese mu gihe buri byose bimukeneye. Kane, ahad bivuze umwe utarigeze abyarwa kandi udapfa. Gatanu, ahad bivuze umwe utagira ababyeyi, ntagire n'abana, ntiyifuza bibaho umufasha cyangwa uwo babangikanye nawe. Iryo ni ijambo rito ahad. Baravuze qul huwallahu ahad. Ijambo ahad nicyo gisobanuro cya ahad, ko imana ari imwe rukumbi. Wabillahi tawfik.